Yes guys, rero mbanje kubasuhuza, murabona yuko iyi ni wallet yanjye rwose. Iyi ni wallet ifitemo amadolari 1,156 rwose n'ibice 72. Ngewe rwose iyi video nayifunguye iyi coin itaragira aka gaciro, none rero ubu agaciro kayo kari kurushaho kuzamuka. Mbogera ngewe ikintu nakubwira wowe ufunguye ino video ukaba rwose utangiye kuyireba, nakubwira ngo rwose aya ni amahirwe, nawe aya ni amahirwe waba ugize ushatse ino video wahita uyiha like, kuko aya ni amahirwe adasanzwe yagize mu buzima. Ushobora kuba ujya wibaza ngo se koko ibi bintu birakora, nta bindi rero, wowe wirinda scam ziriya zindi zitandukanye birirwa barakubeshya bakurya amafaranga yawe, ushobora kuba warayariwe. Kora subscribe kuri ino channel, buri kiganiro cyose dusizeho ibintu byose ujye ugenda urushaho kubibona. Ngira ngo rero iyi ni wallet turi gufungura, hanyuma ugahita baguha amadolari, uri kuyabona, bahita baguha rwose aya madolari. Ngira ngo urabona ngewe ayo bahise bampa. Rero kugira ngo uze kuba wabasha kuyabona, rero wowe ikintu uri buze gukora ni uguca muri link description, ubundi rero ugakora kuri link nayisizemo, ubundi rero ukiyandikisha. Ngiye kukwereka rero, ngiye kubana nanjye kukwereka uburyo urabigenza nawe aya mafaranga ukayibikaho. Ni uku nguku na ba Elon Musk na ba Bill Gates bose bagenda baba bakire. Rero ukijya muri description, ngira ngo ugikora kuri link, uraza guhita ugera ahantu hameze gutya. Noneho wowe ikintu uhita ukora hano, uraza kuza uhitemo, wenda niba ari phone yawe, niba ari iPhone uraca hano kuri App Store, niba ari Android uraza hano, kuko abenshi ndakeka nizo tuba dufite. Ukimara ubwo ngubwo kuhakirika ahangaha, niho uraza guhita ukirika, uraza guhita uhingukira kuri ino page. Ngira ngo urayibona. Nurangiza wowe ikintu uhita ukora kuri download, ndakwereka uri kuyibona, niyo uhita ukora iyi ngiyi download. Ukimara kuyikoraho rero uraza kuba wakestara app yawe. Nurangiza uze guhita ukora kuri open, uhita uyifungura. Ukiyifungura rero uraza guhita uhingukira ahantu hameze gutya. Tugifungura gutya ko tugiye gufungura wallet. Rero gufungura wallet, urabona barakuzanira amagambo abiri, twebwe duhitamo kuri iri ngiri ryo kuri create wallet. Noneho twaba dushaka kuimportinga, noneho twebwe ni ugufungura, ntabwo ari ukwitontingamo. Abantu basanzwe bafungura wallet turabizi. Urahemeza. Ukimara kwemeza, urabona barakuzanira ngo memory, private key. Wowe ikintu uraza guhita ukora, uraza guhitamo hano hambere kuri memory key, aba ariho uca. Ngira ngo murahabona aha. Ukimara kuhakanda rero, uraza guhita uhingukira hano aho bagusaba gushyiramo password, y'imibare 6. Urayikanda rero uyishyiremo. Ukimara kuyishyiramo, urahingukira ahantu ameze gutya, baguha amagambo 12. we uraza kugakopiya, ufite kureba ahantu urakabika. Noneho aya magambo kuyabika, aya ngaya rwose iyo uyataye niyo wallet yawe. Iyi ngiyi niyo wallet yawe, niyo mpamvu aya magambo ntihakagera n'undi muntu uzayereka, kuko uramutse ugize uyereka aba afite uburenganzira bwo kwinjirira mu mitungo yawe. Ikintu rero wowe uhita uza ugakora iyo urangije gukopiya, uba wanayanditse ufite n'ukuntu akurikirana, kuko hano imbere hari aho bayadusaba kuyakurikiranya kugira ngo koko barebe ko twanayafashe. We rero si ngombwa ko yafata. Icya mbere ni ukureba ahantu yabika. Urebye ushatse wafata agapapuro ukabanza ukayandukura. Nurangiza rero uraza ugere ahangaha rero nibyo nari ndimo nkubwira rwose.
urabona yuko nyine bari kutubwira kuverifiya, hanyuma tukayashyiramo ya magambo neza uko agenda akurikirana. Gutya rero nusoza hano uraza guhita ukanda kuri iri jambo, ngira ngo rwose iri kuri confirm ngira ngo murahabona ahangaha, niho uri buze guhita ukanda uhite uhingukira hano. Ugihingukira hano sasa rero uraza guhita ubona yuko urabona 0. Noneho hano ntabwo bahita baguha amadolari yawe rwose ngo uhite uyabona, kugira ngo noneho hano uhite ubona ya madolari rero nibyo ngiye guhita nkwereka step by step. Ubwo urasubira muri description cyangwa se ukande muri link ya WhatsApp, ndaba nasizemo ino code, making sure yuko uyisizemo neza, urayigakopiya, hanyuma numara kugakopiya reka nze rero uhita ukopiya, uragakandaho ukagumishaho, warangiza kugumishaho ugahita ukora ku ijambo copy, ubundi rero ugahita uza ugapestinga ahantu ugiye kukwereka. Ukimara rero kujya gukora ibyo ngibyo wagakopiye, ikintu urabuze guhita ukora, uraza guhita uza ahantu handitse, ngira ngo rwose ahantu handitse setting, ngira ngo murahabona ahangaha, niho uri buze guhita ukanda. Ukiyakanda noneho uhitemo ijambo invite bind, ngira ngo rwose ni ahangaha muri kuhabona invite bind, niho uri buze guhita ukanda. Ukiyakanda hano bari kubwira ngo please enter the invitation address, ubwo ni ugushyiramo ya code rero sasa, ubundi rero tugahita tubona ya makoini yacu. Uraza rero uraba wayikopiye, uyikopiye neza, ukandaho ukagumishaho, warangiza ukazuka cyangwa se ukayandika neza, ariko ukayandikura nk'uko yandukuye, kuko please nutayishyiramo nk'uko nabikweretse rero nta code ubona, kandi nutabona code ntuzandenganye rwose. Yes, ukiyishyiramo noneho rero gutya wowe wamurangije kuyishyiramo, uraza guhita ukora kuri confirm. Yes, ugikora kuri confirm rwose ngiye nakubwira ngo uraza guhita uza hano kuri wallet. Ukimara kuza hano kuri wallet rwose uraza guhita ubona yuko uraza guhita ubona amakoini yawe, uraza kubona aya mafaranga rero nakubwira ngo yibikeho. Aya ni amafaranga menshi, kuko turamutse tugiye mu manyarwanda, ubu idolari rimwe riri ku cyane wenda afata aya madolari 1456, nakubwira ngo bingana rwose n'aya mafaranga y'u Rwanda 2,238,800. urabona yuko aya ni amafaranga kuri coin iracyari kuzamuka. Rero nakubwira ngo rero niba warahisemo rero gukurikira ino channel, nakubwira ngo izakugezaho ari byiza kandi uzayigiraho umugisha. Bamwe bajya bambwira ngo bizangurira akantu, wowe gikora like, wana video uyikorera like, kuko hari abandi bayikeneye, igereho usangiza ubu butumwa, ubundi rero ibintu birushaho kugenda neza. Rero njye ukaba nyine yari Planamine, kora subscribe kuri ino channel, ntiwibagirwe kugenda utayikoze, kuko buri video zose turi gutegura zijye zihita zikugeraho mu ba mbere kandi ntizigucike. Yes, amahoro n'imigisha bibane nawe.